Perezida wa Repubulika kimara gufungura inyubako y'ubucuruzi ya Chic Complex, abacuruzi bayubatse bamugaragarije imiterere yayo n'uburyo yubatswe igamije gufasha abacuruzi bo mu mujyi wa Kigali gukorera ahantu heza hatunganye kandi hafitiye umutekano w'ibicuruzwa byabo. Ikiganiro kigufi yagiranye nabo, Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabashimiye iki gikorwa bakoze, anashishikariza abandi bashoramari kwishyira hamwe kuko byihutisha iterambere. Niko amajyambere agenda n'ahahera, abantu iyo bishyira hamwe bagakora ibikorwa nk'ibi biteye imbere, nta kindi abantu bakomeza batera imbere kuko nta abaterankunga ntawe uzakubakira inzu nk'iyi. Iyo abantu bishyize hamwe buri umwe icyo afite bikajya hamwe hakorwa ikintu kinini. Rero nibyo twifuza nyine ko birakomeza bizamura abantu ubwabo bashyize hamwe kugira ngo bakore ibikorwa nk'ibi, bizamura umujyi, bizamura igihugu. Perezida Kagame yasabye inzego zishinzwe kuba zafasha mu bukangurambaga nk'urugaga rw'abikorera PSF gufasha isosiyete kubona abakorera muri iyi nyubako. Aha abo bashoramari bari bamugaragarije ko iyi nyubako imaze amezi 7 yuzuye ikorerwamo ku kigero cya 54%. Gusa abayikoreramo ndetse n'abanyamuryango b'iyi sosiyete ya Chic Limited bemeza ko hatandukanye cyane naho bahoze muri Mateus. John Kivenge numwe mu bacuruzi bakorera mu nyubako ya Chic. Abakiriya bariyongeye cyane kuko haruguru aho twabaga habaga ambuteyage ihoraho. Ubu hano nta ambuteyage, hari parking rusange, umuntu akaza noneho areba ibintu muri rusange, aho ageze akabona ibintu, ukabona ko kakabega yambuteyage yatumaga umukiriya yahagera agahita abura aho parika. Hano cyavuye icyo ngicyo. Muri rusange rero ugereranije mu bucuruzi bwacu byariyongereye ahubwo cyane. Icyo dusaba leta nuko ubwo buvugizi uko gukomeza gusobanurira abantu bakabereka ibyiza byo gukorera ahantu heza nka hari ibyangombwa nkenerwa byose. Tekereza nk'ubu ahantu mu mfungano iyo haje inkongi y'umuriro usanga ibicuruzwa by'abantu by'abacuruzi byangirika ari byinshi, ariko ahantu nk'aha hisanzuye twateganyije ibintu byose biroroha, habaye ikibazo kukirangiza bitangije ibintu byinshi. Aba bashoramari ba Chic Limited bagaragarije kandi umukuru w'igihugu gahunda afite yo kubaka amacumbi aciritse mu mujyi wa Kigali, abizeza ubufatanye kugira ngo ikibanza bifuza bazakibone kuko hari ibidakoreshwa kandi byakabaye byazwa umusaruro. Iyi nyubako ya Chic Limited Complex yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 20 na miliyoni 340 z'amafaranga y'u Rwanda. Miliyari 9 na miliyoni 500 niyo abanyamuryango bahereyeho, asigaye biyambaza amabanki. Bienvenue Madame Tusi, Televiziyo y'u Rwanda i Kigali.